murakeye umuntu gusa karicara mu busoro menya ngo hariho vice gouverneur ahantu utera intambwe zitanu ukaba mumva wogenda ni sereri. Ari Imana yakoze mu Minembwe twatewe ibitero byinshi cyane bavuga ngo bari kudusenyera Minembwe. Tekereza nawe banze komine ariko uyu munsi wa none duhawe province. Mukuri titwareka gushimira twirwaneho uhereye kuri twe turi kuvuga turi batwirwaneho rero shimira twirwaneho. Umufurero rumwe mu giterane ngo yatambukije nyirabukwe ngaravuga ati umwami ubona ni mabukwe 100%. Ko natwe mwaba tubona muri twirwaneho 100%. Umuntu wa mbere witangiye watanze amaraso ye kubw'umwana w'umuntu n'umwana w'Imana. Umuntu wa kabiri witangiye abantu kudashira mu gihugu nitwirwaneho. Hano imbere yacu ya kamera yanje hariho abashefu bo mu karere ka Gahwera. Gahwera na karere kagabwemo ibitero byinshi. Je sinobivuga kuko ntabizi ariko twazanye abatware bako karere kandi baracara abasore imitwe yabo ikora neza tibashobora kwibagirwa habe n'igitero na kimwe. Mushobora cyane icyo nabazaniye ni ukuganira hejuru y'akarere kabo ka Gahwera nyuma y'ibitero byinshi kagabweho nuko ubu nyine hameze. Tubahaye ikaze muri studio yacu abashefu bacu. Jewe urahanga nitwa chef Umusore Muhehe. Je banyita fashe ingabo bigera. Muri abashefu bahe muba mwavuze gana karere. Jewe ndi umushefu w'akarere ka Gahwera ahitwa Inganji niho ntwaye kabisa. Niho twaye muri Methodiste. Ahantu heza cyane haba n'amata menshi cyane. Bito naje nduwaruguru ku Musingi. Chef wa Musingi. Yego. N'ikemese pake gusa mfite uture nyana kitatu. Hariho ahitwa muri Selepa kwa Pastor Dona kamanukana imfunsi hose. Ariko igituo gikuru ni ku Musingi. Ni ku Musingi. Ahantu heza misozi n'ahantu heza ukororera ariko. Cyane. Uzaduha ahantu natwe turagirira. Urakoze nyakubahwa journaliste. Uzukuri twatewe inshuro nyinshi cyane kandi duterwa n'ibitero bigiye biremera cyane ariko nanone nubwo twahuye n'ibyo bitero biremereye gutyo akarere kacu ka Gahwera ntabwo twigeze ducika intege. Mu turere twabashe kuremesha Minembwe mu buryo bw'abaturage mu buryo bw'abagwanashaka. Nanone akarere ka Gahwera kabaye akambere ntabwo abantu bigeze bacika intege. Akarere ka Gahwera twatewe inshuro nyinshi ariko muri izo nshuro nyinshi nanone akarere ka Gahwera twakomeje gukora ikintu cya resistance. Abaturage barataha mu ntambara byari bigoye cyane dutegwa buri munsi ariko abantu bararema bumva ko nta handi hantu boba usibye kuba mu Gahwera iwabo. Kubera izo mpamvu abenshi batinda ko gutaha ariko nanone mu turere twagize amahirwe yo gutaha mbere y'igihe mu yindi mihana ituriye Minembwe. Akarere ka Gahwera kafashe ya mbere kuko ariho kwitungukiro rya Minembwe. Kubera izo mpamvu nanone Minembwe yose irebera ku karere kacu ka Gahwera ukuntu batashe bakarema bagahinga bakaragira bakorora bituma n'indi mihana yose yiyumvisa ko ifata nayo intambwe nabo barazamuka batanga gutaha mu mihana yabo ariko cyane cyane bararebeye ku karere kacu ka Gahwera. Kandi mukuri twahuye n'ibitero bikomeye ariko abagore ntibacitse intege abana ntibacitse intege. Ubwo abagwanashaka bari hari mu marango ya Gahwera nanone abavyeyi babo nanone bakomezaga kuba inyuma bituma abantu bataha bararema umunsi kugeza uyu munsi wa none dutuye neza mu karere kacu ka Gahwera. Tumeze neza abantu ko bararya bakanywa bakagenda nta kibazo kabisa. Mu by'ukuri akarere ka Gahwera twagiye duterwa n'imitwe myinshi igiye itandukanya ariko yishize hamwe kugira ngo basenyere Minembwe cyangwa se basenye Minembwe cyangwa basenye akarere kacu ka Gahwera ko bwacu bw'abanyamurenge. Ariko nanone kubera ko mu Gahwera harimo imbaraga z'Imana ni kurwara hirya hari ubutayu bukomeye bw'amasengesho cyane
niho haje kugwa aduyi ikomeye cyane, haguye umujenesi ukomeye uwo bita Damascene yari FDR, niwe wari umuyobozi mukuru wa FDR ngo wigiye ibintu zo kurwana cyane, ariko yaguye hari yari umukoloneli Damascene, yari General Damascene yari umugeneral de brigade, yaguye hariya ashatse kuvuga ngo asenye Minembwe ngo bicare hano kuri komine yacu ya Minembwe, ariko kubera kuko twari kumwe n'Imana hari mu karere ka Gahwera, aho niho yasize ubuzima. Noneho bigenda bikurikirana n'ibiganiro bihagije, kuko ku musingi niho hari kuntungikiro niko nabivuga, kubera ko abanzi bari benshi batuye hakuriye yacu, hariwe FDLR yari tuyara mu gice cya Mibunda, ari ababembe za Gipupu Mikenke, abapfurero bose bahaza Rurenge, bagenda bahura kugira ngo barangize abaturage bagahora kubamara, ndetse babone n'uburyo binjira no muri Minembwe, kuko Gahwera niko yari ifunze defense ya Minembwe. Ariko ku musingi wacu yabivuze tubikesha Imana, izina ku musingi hari amasengesho aba muzehe Rupembwe, ndizera ko tamaye yasenyuma no ku musingi. Yego niyo tugenderaho kabisa na rwagwaro rera hiri. Abadukurikira ni benshi, reka tubane dushimire Gakondo yabashije gudutekereza uyu munsi kino gikorwa cyane nikayo twiriweho cyane. Turayishimiye cyane kandi si ubwa mbere ihora ituzirikana. Ico twababwira twebwe turi mu Gahwera, nika kujya twakurikiye Yesu Kristo, tutomuterana kuko yadupfiriye ku musaraba w'Igorigota. Nayo mpamvu tutoterana Gahwera, kuko abaturage baragenda bagaruka undi muntu utoroshye. Amakuru twayumvise ibi neza kabisa byatombotse, turagira ngo twarana no kumabarabara neza kabisa. Ngo Minembwe yabyaye vice gouverneur, urumva nawe vice gouverneur ari hano. Yego none nk'abashefu ndabizi uko kubona gouverneur zazaga bibagora cyane, abaturage barishimye, ariko cyane abantu bazaga bahangayika ni mwebwe cyane kabisa. Ni gute mwabyakiriye? Makuru twayumvise ngira bakora abone ngena dukeye murakeye, umuntu gusa karicara mu nsoro menya ngo hariho vice gouverneur tutera intambwe zitanu, ukama umva wogenda ni sereri kandi ukamubona, hari ubwo ngavuga ngo ndaje kumushaka mu bundi cyane. Urumva kabisa ibyo bintu zaduteye ishema, ni nayo mpamvu twizera kuko n'uturere twacu turiri inyuma tuzahindurwa amazina tuzamuke. Yego kandi na guverineri ubu nyine yo guhamagara cyane cyumva uko nawe wazamutse bikomeye, urabibona nawe, urabona n'ingera amasura yagenda yahindutse kabisa, umuco neza niho ukibumuca umuco kabisa. Mu by'ukuri natwe ntitwareka gushimira guverineri ari icyo Imana yakoze mu Minembwe. Twatewe ibitero byinshi cyane, bavuga ngo bari kudusenyera Minembwe. Tekereza nawe banze komine, ariko uyu munsi wa none duhawe province. Cyo kudarika dukomeye cyane komine Minembwe uyu munsi wa none ibaye province. Ni ikintu kidasanzwe. Gisegeti cyo twamuha, usibye ko yagwanye n'ubwoko bukomeye, n'ubwoko buri mu Imana, bwarereshejwe ijambo ry'Imana. Kubera izo mpamvu, kuko batojwe ijambo ry'Imana, uhera ku muyobozi wacu mukuru ari we wabaye uyu munsi guverineri, ni umuntu wasizwe n'Imana, ni umukozi warerewe mu Gatanga, yavukiye mu Gatanga, arererwa mu Gatanga, yigishirizwa mu Gatanga. Ni ukuvuga ngo imirimo agiye gukora none ni amafunzo yakirire mu Gatanga mu buryo bw'ubumana. Kubera izo mpamvu, ni ukuvuga ngo n'iyi province duhawe none kuba twongeye kuyobora hano Minembwe, mu by'ukuri turashimira, twareka kubishimira Imana hamwe n'Imana. Ibo batekereje ko barwanya abantu, ariko bari baragwanyije umugambi w'Imana, kuko Imana yadutunje muri Minembwe. Yarizi kuno munsi wa none tuzaba duhagaze ahangaha turi kuvuga ibigwi by'Imana, kuko tubonye guverineri wa Minembwe. Rero kubera izo mpamvu tukaba dushimiye Gakondo yaduteye iteka kugira ngo tugere ahantu, bitangaza yakoze, yagaburiye ababyeyi bari babuze imbuto zo gutera, ariko nanone tukaba twakongera gukomeza kubararikira ngo nanone nibakomeze bagane Minembwe, dore Minembwe yakwiye. Reka tunabwire n'abandi bari hirya Minembwe bari kure ngo nibataye baze twubake Minembwe, baze twubake Minembwe.
guhera za Gahwera ukomeza amarango Imirimba hose. imirimba kugenda ukagera inganje ahantu baza bita ngo mu mizinga ni naho habaga ikanisa rya Methodiste niho ubutumwa bwatangiriye bwa Methodiste uramusho niyo yatangiriye nuko ngo baza kuza inganje mu Gahwera aho niho ubutumwa bwari buvuye rero nibaze twubake Minembwe yacu twubake nta handi gakondo yacu gakondo ni mu Minembwe bari hirya mu bihugu bitandukanye nibaze twubake Minembwe dore yakuze imeze neza ababyeyi bayirimo abagore abasore abagabo bafite ubwenge bafite ibitekerezo byo kubaka nibaze twubake Minembwe yacu kugira ngo dukomeze duteze mukuri titwareka gushimira twirwaneho uhereye kuri twe turi kuvuga turi batwirwaneho kuri uyu mugabo uri inyuma ya kamera ni twirwaneho n'abandi bari hirya no hino na guverineri ni twirwaneho turashimira ubuyobozi bwa twirwaneho mukuri uyu munsi batugejeje ku kintu gikomeye cyane titwareka kubashimira twavuga amazina ngo tugende turondora amazina ariko dushimira ubuyobozi bwa twirwaneho cyangwa umuntu wese wisanga mu murongo wa twirwaneho tukaba twonabwira n'abandi bantu bakiri hirya y'umurongo wa twirwaneho nibayoboke twirwaneho kuko twirwaneho nifite kuzatugeza no ku bindi birimbe dore n'umunsi wa none itugejeje ku ntambwe ya guverineri ejo izatugeza ku ntambwe yo kuduhesha igihugu cyose cyangwa se Kongo yose kurenganura umukongomani wese uri kurenganywa na gisegeti ni umuntu uzaba uri mu murongo wa twirwaneho kubera izo mpamvu tukaba turarikira abantu bose kwegera twirwaneho bakayisanga kuko n'umubyeyi murakoze amen reka naje nongereho nshimira twirwaneho umufurero umwe mu giterane ngo yatambukije nyirabukwe ngaravuga ati uyu mwamubona ni mabukwe 100% ko natwe mwamutubona muri twirwaneho 100% tutwereka kwishima kuko nta muyobozi uzutegura gutsemba abandi twese turabakongomani reka tubwire abantu bari hirya no hino batinya kwinjira muri Minembwe kaba bacu duturanye abapfurero nibagaruke batinze nibaze bagane twirwaneho ni umuvyeyi twebwe kubera ko twagabwe ibitero byinshi hariya hari rimwe baduteye abasoda baravuye za Mikenke babona abaturage babahunga ngo tala aduyiwana umuturage umusoda ngo tala aduyiwana ngo beta amasasi karasababyeyi wareba uwo muntu wamwitegereza ngo niwe waje gucunga umutekano w'umuturage niwe kandi wawe umuturage ngo ni aduyi urumva bene uwo muntu ni bene uwo muntu ni inyamaswa ariko twirwaneho twovuga ngo nimara ko n'Imana yakabiri abantu nibagane twirwaneho umuntu wa mbere witangiye watanze amaraso ye kubw'umwana w'umuntu n'umwana w'Imana umuntu wa kabiri witangiye abantu kudashira mu gihugu nitwirwaneho urumva kwa nayo mu yandi magambo ni Imana ya kabiri kubera ko batanze amaraso yabo kugira ngo aba bose mwamubona n'uyu munsi tugera ababyeyi babeho Minembwe tube tukiri nuko twirwaneho yatanze amaraso yabo yego amazina jewe nifashe ngabo bigera munyagaho yari ku musingi naje nitwa Musore Muyihendo umushefu wa karere ka Gahwera hariya muri Methodiste